bro uramufite ndamufite sha ni nawe maze nazanye niwe twasohokanye hano mazanye kuzahamwicara ahubwo se uramufite ndamufite ahubwo ngewe wanjye nge ntabwo namuzana ahantu nk'ahangaha uramucyana heza ngewe wanjye musohokana mu iseka rusange mboneraho no gutumira abantu kuri uyu wa kane dufite icyo bita iseka rusange Genesis Comedy kuri uyu wa kane twagarukanye n'abanyarwenya bameze baterera dufite umushumba dufite kandi na Musa dufite Muhinde dufite uwo bita Rumi Rwagaje dufite Isakari dufite Dudu dufite Saloba si ibyo gusa kandi dufite n'aba guest performer bacu dufite uwo bita Rumaga tukagira n'uwo bita Muzehe Makanyaka Abdul bazaze muri benshi kwinjira ni 5,000 ahasanzwe 10,000 muri VIP 20,20 muri VIP nibyo kandi ikindi ubwo umuntu udafite n'umukunzi ushaka kuza ukamubona cyangwa se bikarangira uwawe bamutwara tugiye kwakira abana b'induba muha amashyi menshi cyane MC Kandi na Musa. Ladies and gentlemen, amashyi menshi cyane twakire MC Kandi na Musa. murakoze nitwe Musikandi nanjye nitwa Musa turi impanga mu rugo n'induba siko dusigaye turutana ko dusigaye turutana ubwo tuzavuge ko dukurikirana noneho we nabyo byafata umurongo burajyanga byakunda urazigaye yanyabye ariko amatara ari kutubangamira oya ugomba kuyumva hano riragukubita mpaka neza uravugisha amaso se buno hano agiye kuza n'ubundi Gahera agiye kuza hicare bamuhagarike bamubaze ibibazo n'ubundi nyine Gahera agiye kuza hano niwe bari butumire muri Meet Tonight byakunda nta gishya ni bya bindi n'ubundi by'abanyamurengwe nyine abantu bakize hari igishya ni ukuvuga arubwo yakuriye inaha ishwi oya nabyo arabivuga ngo nakuriye ngo muri Amerika ngo mbana muri apartment ngo ndara muri konteri ibyo bintu umuntu w'induba ngo donko okay reka tubyoroshye sa nk'ubagayeriho gato oya ahubwo ni umurengwe reka manze nkwereke nk'ubugayeri mu Rwanda ubundi tujya tujya nk'ukuntu RBA yagiraga ibintu bya kazi ni kazi umwana akavuga ati ngewe umuntu yamaye igi ribanguriye ndagenda ndijyana mu nkoko y'abandi igiye guturaga irarirarira ivamo inkoko akaba ariwo mushinga avuga ukumva ko twese twisangamo tukawumva nawe byo kumbwira ngo watangiye ucuruza ngo iPhone sindayitunga ibyo bintu bimbwira buranga Gahera yaza kuvukira nko mu cyaro dufate wenda nk'icyaro kadukoreshe nduba ariko ntukajye kure ko ushaka kuhihunza erega okay ntacyo avukire nk'induba sibyo reka avukiraho okay Coach Gahera turabashimiye ko mwaje ariko ahangaha turi rwose turi mu kibaya cyane mwateye imbere mwabaye abahinzi n'aborozi amatungo menshi cyane none Coach Gahera tubwire wabigezeho ute donc first of all ndagushimiye ko wanyakiye ku mazina bamenyeyeho cyane ni Coach Gahera ndi umushoramari barabizi ni ngewe wafatiye ku bihari mu mujyi wa Kigali oya nari nkubajije byaje biti ibintu kujya aho wisanga ahangaha ako nawe kwigana abakire umanza bikugora gukena rero first of all uranyihanganira nyine ni ibintu utamenyereye ni n'ubuzima utazabamo ariko gerageza uvuge nk'abakire Coach Gahera uvuga ngo iki akabavuga ngo donc buriya reka tubanze tuve muri ibi bintu nta mukire niwumva umukire aganira atavuga ngo donc ngo actually uzamenye ko nta bukire buri bivuge nyine wa mukire ibyo narindimo ahubwo we ntubyumva aho ubukene bwawe bwarakubase niwumva imvugo z'abakire niwe ufite ikibazo wowe twari tugiye kuvuga wabyibagiwe twari tugiye kuvuga ngo Coach Gahera yavukira nk'induba ibyo wari urumva ari gukira mu bintu by'ubuhinzi n'ubworozi n'ibyo ari kuba akungahayeho babita abakungujumba we shaka umukunzi kuko kuba wenyine biri kugukoraho shaka umuntu ujye wibwa nibyo twari tugiye kuvuga ku byo ku cyaro okay twagiye Coach Gahera turabashimiye mwaje ahangaha kuvanga ibintu se nyine mukire warayivuga twagiye mu cyaro nyine twagusanza hanga wibi byubahiro umukungujumba yego no umukire ariko n'umukungujumba mvugisha nk'umuntu waje kuri tere uri Pascal Nyandwi uba Pascal Nyandwi
mbaza uko nakize uko izo ngurube nazoroye nuko byagenda. Okay, Coach Gaël, woroye ingurube gute, byagenze gute kugira ngo ufite ahantu hangana nk'ahangaha ingurube igitekerezo cyaje gite mutubwire? Mbere na mbere iyo ugiye korora ingurube hari ibintu bitatu biri very very important yego witaho. Ndakubwira icya mbere, yego, urabanza ukamenya neza ese mfite uko nzubakira izo ngurube. Icyo ni icya mbere. Ndakubwira icya kabiri kiri very very important nacyo se uramenya ngo izo ngurube nzorora icyororo kizima kizavahe. cya gatatu, icya gatatu kiri very 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 important nacyo. Okay, uba inshuti n'izo ngurube, wisanisha nazo. niba uvuze ngo uvuga uze banza ikimere dukomeze igiki se kandi iki kintu noneho ukaye gatuza nine ni gutyo Gaël yaba ateye wo mu cyaro. Okay, ako wenda nka Gaël urumva nawe wagira ikintu tumarira sibyo? Urabizi nk'umukire ntabwo nagenda nta kintu nkoze. Hano hari abana cyane cyane kuri audience, hari abantu baba badukurikirana bashaka kugera aho turi, sinabura gushyira itafari. Oya ngiye kankwereka umuntu uremera wa muntu wazunguzaga Bibiliya namubonye ushize. Ese warungutse ngwino nkwa amafaranga ngwino ngusabira udufaranga. Nyaruka ngusabira udufaranga. Ufite udufaranga ze? Utudufaranga rwose. Uyu ni usaba cyane utanga. Oya yajunguje Bibiliya, yazunguza Bibiliya uyu nguyu. Okay, ako cyo n'ukuntu abantu bakuru batangiye kwiyuburura. Ibi bintu imyambaro nk'iyi ugize umukire utangiye kuvugana n'abakire nkaho mungana. Siwe tugiye guha cyangwa ni uramba. Okay, gira vuba nane muhereze twihute. Oya ka first of all ko ndakakuvugiye mubarire yamwe. Okay, sawa bibe byiza. Ayo ni amafaranga uretse gatoya. Mbere na mbere yuko utwara ayo mafaranga se Gaye bigenze bite ako ntari bikomeza urumukire, urabanza ukamenya ngo amafaranga mpawe nzayamaze iki. Icya kabiri kiri very very important, uratekereza ese business nzakora nzahita nangaza abakozi. Icya gatatu niza kuri ayo mafaranga atugomere. Icya gatatu ngiye kukubwira ucyumve neza kiri very 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 important, ntugakunda amafaranga y'ubuntu. Noneho ese agendeye aho nta n'ijana sibye ko ari ibintu by'urwenya turimo, uriya muntu we wamuha tuvugisha ukuri. Okay, ibyo tubyihoreye naribi guys, nyine muri Bibiliya cyangwa se ku bantu bemera tubona muri Bibiliya bakatubwira ibintu tugasoma ibyanditswe ariko tugasanga bisa nkaho baba barabyanditse mu highlight nibarondogore ibintu byose byabaye. Urukumva bakavuga ngo Yesu amazi divine. Urumva ayo mazi batubwira yatubuye akahindura divine, ntituzi ngo yari yavomwe nande kandi haciyemo uwo mwanya, ntituzi ngo yavomewe mu giki, yavuye kuri robine, yavuye mu gishanga, ntabwo tubizi. Bafata Bibiliya bakavuga bati reka dushyiremo amahati, noneho dufate icyo dushaka kwigisha abantu aba aricyo twumvikanisha akaba aricyo bavuga. Noneho hari ukuntu batubwira ngo inzoka satani bavuga satani ni satani biterwa n'icyuri cyo. Satani niyo uturuka Induba, satani niyo uturuka i Kigali. Okay, noneho baravuga ngo satani yaje mu ishusho y'inzoka ashuka Eva kurya ku rubuto rwari rubujijwe. Okay, ariko nyamara ntago satani byaba byakunda yaje ngahita mbwira ngo Eva kurya ry'urubuto. Ibyo bintu ntago byaba byarabaye, byaba byakunda kugira ngo umuntu akureshya hari utuntu abanza kukubwira, hari ibiganiro byabaye mbere. Okay, tuganire icyo kiganiro. Kibazo harazamo ibya satani na Eva kandi ntago nshaka kwisanisha n'iki. Sawa kanibere satani sha ramuba kabiri se. Okay. Eva
ngwino hano nkubwire. Urinde ko ntakumenye. C'est pas possible. Ni marayika Rusofero. Shawe kanzi. Bitesha marayi. Oya shawe winyegera. Oya urumva namanutse ari mu ijuru mbona igituza kirangaye. Cyane ukuri nyine wumve ngo sinabyumvye. Niwe bavuze w'icyamamare wari umuhanzi. Ego kuni nje uririmba amajwi magana ngahe ni jewe. Shana ukuri kw'Imana ndatunguwe maze. Oya nta mpamvu yo gutunga u Rwanda umuntu usanzwe ariko nanjye nagwerukaga kera. Ariko buretse kunkoraho. Imana yarambujije. Oya Imana kame munanjye ndi umumarayika ko se vana yoroshyemo yoroshyemo kame. Ngaho mbwira. Boy ikintu nandi kukubwira. Nanjye nkweruka kera nkweruka kwiremwa ryawe. Imana isinziriza umugabo wawe ikamukuramo urubavu icyo gihe nibwo nkweruka. Tambwira ko nawe wari uhari. Nari impari cyane. Nari impari burano no kuya ko ndumwe mu baririmbyi bari bakomeye nararirimbye ibirora abantu baritabira abantu barahurura. Mu birori byinshi cyane abantu babura n'abantu bicara hari abagabo n'abamarayika bitwaga bakarabutoni kiboke barivumbura bava mu kirori birukanka ngo babuze aho bicara. Shareka kumbwira. Ubwo rero nabwo naguherukaga. None se ko mutugendereye. Urumva ikibazo cyari gihari. Ndarebye ndavuga ni kuri wenyine utembera hano muri Edeni. Cyadamu cyane agusize ndavuga ni kubera iki ntagufata akujyana kuri ranche tukajya gusangira nje nawe. Ntabwo byashoboka. Oya wingora. Nkubwira mu ruhe rurimi se nge kumvuga indimi nyinshi. Cyane ukuri biragoye pe. Nkubwira mu ruhe rurimi? Biragoye sinzi ko byashoboka. Nyine nkubwira mu ruhe rurimi mbwira vuba. Okay, français? Okay, English bas, English. Okay, English. I want to take you with lunch. Cyane ukuri biragoye pe. Ntabwo napfa kubyemera. Okay, okay, français. Okay, français, Pouvons-nous déjeuner OK. Pouvons-nous déjeuner ensemble? Kurakumvise? Nawe wihengetse mu ndimi z'amahanga gusa ngaho za muri Afurika uvuga ikizuru. Bivuge mu kizuru. OK, sebana katoko mwakazana mwabasana mwayibana seyo. Oda se mwakadasanya. Noneho kugira ngo nemere basi bishyire mu Kirundi turahita tugenda. Ariko mukenyeze cyanda kubwira ngo uze tujane muri Edeni nkwereke. Iyi muri Edeni wacu dufite ibintu byinshi. Dufitemo ibyuzi ndakurondera ndaguha amafi ndaguha indagara ibirara turajya n'imbuto dufite ivoka dufite ibintu byose Tonyine se. Oya turajya n'amapome nayo si ngaya. Oya amapome Uwiteka umwami Imana mutegetsi yaratubujije. Mutegetsi nyiri cyubahiro mutegetsi wa hehe. Murakoze cyane. Turamwihorera uriya. Iyi televiziyo uyifite mu kabari kawe cyangwa muri resitora yawe cyangwa muri hoteli iyi ngiyi ni ikurura abakiriya. Ngwino rero muri Kigali City Tower umuryango nomero 18 muri ground floor muri Samsung 250 hari televiziyo umva guhera kuri pusi yo hasi kuzamura 3 kugenda ukagira kuri 85 zose turazifite ku giciro cyiza cyane. Karibu wowe niba ugiye gukora ubukwe ubukwe niba ugiye gukora ubukwe ugiye kubwira ngo kaga televiziyo we na madamu zamumeze nk'abari guhengereza gutya niko karuke kora televiziyo nziza iyi ngiyi reka nyibise kwanzu irebe neza. Samsung 250.